MUNTU TV. Mwiriwe neza ninjye Vinka ikiganiro ni Kid Store kuri MUNTU TV. Nizere ko wiriwe neza. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira kubera icyo umuntu ashobora gufata umwanzuro wo kwiyahura. Akenshi bikunda kudutangaza cyane iyo twumvishe ngo umuntu yiyahuye cyangwa se yimanitse mu kagozi, yanyweye imiti, yasimutse etaje, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine byatuma wiyahura. Kumva biragutangaje cyane cyane iyo uwo muntu wiyahuye usanzwe umuzi. Wari usanzwe umubona ukabona ari bo nta kibazo afite, wareba no ku butunzi ukabona afite amafaranga. Wamureba nyine nkahura ukabona arasa neza nta kibazo, ku buryo utamutekera ko ashobora kugira gute kwiyahura. Ariko kumva ejo mu gitondo ngo kanaka ngo bamusanze mu nzu yiyahuye. Biratangaza cyane niyo tuvuge wenda nk'iyo ugiye nko ku muhanda muri kaburimbo ukabona imodoka ya ambulance irimo kwirukanka cyane. Iyo uyibonye ntekereza ko niyo waba uri kuvuga cyangwa uri gutekereza ibindi bintu, uri gutera story na bagenzi bawe mu muhanda, uhita uba focus cyane kuri ya modoka irimo kwirukanka. Ushobora kuhita utekereza ese umuntu urimo ameze gute, bigenze gute, ese akoze impanuka, ariyahuye, bigenze bite. Uhita nyine bigutangaza kumenya condition uwo muntu arimo ubatwaye. Bikanagutera ubwoba. Hari igihe icyo gihe uhita ugira ubwoba ukavuga uti ese ubuzima ni iki. Ukumva muri wowe nyine hari ikintu gihindutse. Biragora cyane kumva umuntu wari usanzwe ubona kumva ngo yitabye Imana. Cyane cyane noneho iyo yiyahuye. Icyo gihe abenshi bakunda kumucira urubanza akavuga uti ni gute ubundi umuntu ashobora kwiyahura, ni gute ushobora kwiyambura ubuzima. Ese wagize ikibazo kingana gute ku buryo ushobora kwimanika mu kagozi ukarinda aho umwuka ugushirana. Njye ntekereza ko n'uwo muntu nubwo ashobora kujyamo ufite ibibazo byakurenze wumva wowe nta kindi kintu ushigaje. Cyane ko niyo umuntu wenda agiye kwiyahura nta kindi kintu aba atekereza, aba yumva ko nyine kubaho biruta kuba yapfa akava ku isi, nyine ibintu byose akabisiga, ibintu bikarangira. Ariko nawe iyo ari muri wa mugozi ntekereza ko ahita atangira kuza muvuyemo akumva nyine icyama nkawuvamo. Ntabwo numva neza kuba yakabaye wenda ako kanya ageze mu mugozi utangiye kumuniga, atangiye kumva pain irimo, atangiye kumva uburibwe burimo ukuntu bungana, ahita yumva yakifuza ko uwo mugozi wamuvamo. Ariko nyine uba wimanitse kandi umenye ntekereza kuba wanafunze nta muntu ushobora kumenya ko ufite icyo gitekerezo. Nta muntu njye nawe numva wiyahuye wabanje kugira umuntu abibwira ngo ngiye kwiyahura cyangwa se akubwira ngo njye ndumva nakwiyahura. Nyine warabyipangira kuko azi ko ntabwo umuntu mugenzi we yabimwemerera, ntabwo yabikubwira kuko azi ko uri bumuhakanire, kandi we yishizemo ko agomba kugira gute kwiyambura ubuzima, kwiyahura, ibibazo byamurenze, ari muri condition iteye ubwoba. Ndabyemera 100% ko umuntu ashobora gufata umwanzuro wo kwiyahura. Nta nubwo nemeranwa n'abantu bavuga ngo ni ubugwari. Ako nanone ntabwo byita kuba wabaye intwari cyangwa ari ikintu cyiza. Ariko pe ibibazo bishobora kukurenga ukaba watekereza kujya gute kuva ku isi nyine ukagenda, ku buryo hari ikintu gishobora kukubaho uko wumva nyine ubutaka bwahita bukumira ku kanya. Nawe ibyo bintu ndi kuvuga ndakeka ubizi, ndakeka ko hari condition wagezemo ukavuga uti icyama nkabona ikintu kintwaye nkabura nyine. Ako kuba waragize Imana ntugire icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo wiyahure, nabyo ukwiye kubishimira Imana. Niba hari ikintu wagezemo kikakugora, niba hari ibihe wagezemo kwihangana bikakunanira ukumva nyine bibaye too much, ntutekereze kwiyahura, nabyo ujye ubishimira Imana. Ko ntekereza ko ari Satani ukongorera kukubwira uti ugomba kwiyahura, kukubwira uti ibibazo byabaye byinshi, ikintu kiri bubikemure nta kindi. Nta nubwo ushobora gutekereza wenda ngo reka nsenge. Ntabwo ako kanya umuntu ufite ibitekerezo byo kuvuga ngo ngiye kwiyahura ashobora kuvuga ngo reka basi mungire mu rusengero cyangwa njye gusenga. Hoya, kuko nyine njye mba numva ari Satani wakongoje, mba numva ari Satani uri kugushiramo imyumvire yo kuvuga uti iyahure. Nkuko mubizi ku bantu bemera Imana, ntabwo umuntu wiyahuye cyangwa wiyambuye ubuzima ngo ashobora kujya mu ijuru. Biba byara nyine abameze nk'umuntu wishe.
no muri Bibiliya biranditse ko umuntu iyo yiyahuye biba bingana nk'icyaha cyo kwica, kandi koko nibyo. Nose nuba wiyambuye ubuzima, nuba wiyishe, kimwe nuko nyine wafata umuntu ukamwica nawe ukamukura ku buzima. Icyo kintu nacyo ntago nikeza ko ari Imana yakigutuma ukora icyo kintu. Urumva ko nyine kuko utazajya mu ijuru, Satani ashobora kukongoza kukubwira uti kuko ushama imyumvire yo kuvuga tugomba kwiyahura, ugomba kuva muri ubwo buzima. Kimwe nuko iyo umuntu ageze muri iyo condition yo kuvuga ngo ashaka kwiyahura, cyangwa ukabona umuntu ari kunyura mu bintu atarasanzwe anyuramo kandi ubibona ko bimugoye, uri umuntu umwegera, umuzi cyangwa mukunda kuganira, yaba umuvandimwe wawe, yaba ari n'umwana wawe, yaba ari n'umubyeyi wawe, uba ukwiye kumwegera cyane, uba ukwiye kuba uri kumwe nawe 24 ku yindi, kuko ntago azajya kukubwira ngo ngiye kwiyahura, ntago azakubwira uti birananiye ngiye kwiyahura. Ibintu byinshi bikunda gutera abantu kuvuga ngo ugiye kwiyahura cyangwa ibintu bikakurenga, harimo kuba umuntu yapfusha umuntu wiwe, cyangwa kuvuga uti upfushije ababyeyi be mu buryo butunguranye, buryo nyine utari witeze, ku buryo none nshobora kuba wenda ndi kumwe n'umubyeyi wanjye, twiriwe dusangira, twiriwe mu rugo twishimye, ukumva agiye ku muhanda imodoka iramukubise arapfuye. Ibyo bintu ni ibintu bitaba, ni ibintu umuntu udashobora kumusobanura ako kanya ngo ahita abyumva. Rimwe nuko bashobora kubikubwira ngo iyo modoka iramukubisa ako kanya nubyemera, ukumva ko nyine ni jokes, ni ibintu bitabaho nyine, ntabwo ushobora kubyiyumvisha kuba umuntu mwari muri kumwe, mwaba muri gutera story, kumva ngo arapfuye. Hari n'abantu bagera muri condition ukabona yari asanzwe afite akazi, abayeho neza, noneho kagera igihe kinini abura ako kazi, ukabona amaze igihe kinini mu bushomeri, ibintu kwitunganya we byaranze, ukabona nyine yarasafarinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bikamurenga, ukumva ngo umuntu yiyahuye. Ikindi, ntago kwiyahura ari by'abantu bafite ibibazo gusa b'abakene, ntago abakene ari bo bonyine bagira ibibazo. Hari n'abantu biyahura kandi bafite amafaranga. Ntekereza ko mwumvishe story y'umugabo waparitse imodoka hariya ku Nkonda Amahoro, arazamuka muri etage ya 4 ajya kwiyahura. Ako kanya abantu bamubonye akinjira aho baravuga ati dore umubosi, dore iki, kuko avuye muri ya modoka arayiparitse, kame mu tubona uyu muntu ni umukire. Nta kuntu umuntu yaparika imodoka ari umuntu uri aho ngaho uciriritse. Ibaze ko uwo muntu mwatekerezaga ko ari umukire, ariko akaba yabasha kwiyahura, akaba yakumva ko agomba kwiyahura, kandi wowe utekereza ko nta kinabuze. Ntago rero umuntu w'umukire cyangwa umukene ari we wenyine wakiyahura. N'umukire nk'uko nguko rega inzu nicyo wayiririyemo. Kuba hari amafaranga, kuba utaha mu nzu nziza, ntago byakubuza kumva ko ushobora gufata umwanzuro wo kwiyahura. Ako kanya ushobora kuba wenda udafite ikibazo cyo kuvuga ngo abana baraburaye, ariko hari umushinga wawe uhiye, hari projet yawe watekerezaga, ukabona isi ijya down, kubyakira bikakunanira, wabishoyemo amafaranga menshi, washizemo amaboko yawe yose, ukabona bya bintu bigiye hasi. Wari umukire ariko birakurenze, ugiye kuba wakiyahura. Hari ubushakashatsi nabonye, nsanga ko ku masegonda 40 haba hiyahuye umuntu. Bivuze ko ku munsi 2160 baba bapfuye bazize iki? Kwiyahura. Urumva abo bantu ukuntu bangana ku munsi? Ushobora gutekereza ikintu cyo kwiyahura? Ibaze niba abantu ku minota 40, amasegonda 40, ushobora kuba hari abantu bageze bangahe bashobora kwiyahura. Urumva ni umubare munini, ni umubare uri hejuru. Ntabwo umuntu bamunize, ntabwo umuntu bamwishe ngo bamutere icyuma cyangwa bagire gute, we yiyahuye. Abo bantu ni benshi cyane, nta nubwo biratangaje, ngiye byaranunguye, ntabwo nari nzi ko bigeze kuri uwo mubare ungana gutyo. Ariko mu by'ukuri ni abantu benshi. Ntabwo umuntu rega numvishe n'abana batoya noneho basigaye biyahura. Imagine umwana mutoya ufite imyaka 10 ingahe, kumva ngo yiyahuye nawe. Igo wenda bashobora kuvuga ati umwana w'imyaka ingahe ntago ashobora kwiyahura, wenda bamwishe.
reka tubyakire gutya. Ariko si ibyo bintu biramutse bigeze kuri iyo level imeze gutyo ku buryo n'umwana w'imyaka ingahe ashobora kwiyahura, byaba biteye ubwoba binatangaje. Kuko ubundi muri iki gihe urubyiruko cyane nirwo rusigaye rukunda kwiyahura, ugasanga umwana w'umukobwa umuhungu aramwanze, yamwitegaga ko azamushaka, ko azamugira umugore, ukumva mu gitondo aramwanze, ugasanga umukobwa agiye kwimanika, agiye gusimbuka etaje ariyahuye. Umwana w'umuhungu nawe umukobwa yamwanga kubwo byakira bikamunanira, ukumva ngo umuntu yiyahuye kubera umuntu. Njye ntabwo numva ukuntu birababaje. Ntabwo ibaze ko ushobora kwiyahura kubera ngo umuhungu yakwanze cyangwa umukobwa yakwanze, wowe wenda wamufatanye n'undi musore cyangwa n'undi mukobwa wise wiyahura. Ese icyo gihe mba numva nyine ubahaye rugari yo kuvuga uti noneho mwidagadure ntago mari. Icyo gihe ntago njye mba numva ko abo bantu ari wo ubahimye, ahubwo ntekereza ko umuntu ubuhimye ari wa muntu wagukundaga, ya famiye, ba bantu nyine baguhozaga ku mutima, ba bantu batekerezaga ati runaka turamukunda. Hari abantu nyine bagufata nk'ikintu kidasanzwe, bagufata nk'umuntu uri hejuru, ako kumva umuntu utagwaye agaciro, umuntu wifuje kukubabaza kugera ku rwego rwo gutuma wiyahura, uramwiyahuriye. Kandi hari abantu wakagombye kuba uri gufasha nona, wakagombye kuba uri kwitaho abo babyeyi iki n'abantu bakuru. Ukumva umuntu w'umusaza cyangwa umumama w'imyaka 50 ukumva ngo yiyahuye. Mu by'ukuri abasize abo bana, abasize wenda nabo buzukuru, ubundi umuntu ugiye ntabwo tuba tuzahanagiye, ahubwo b'abantu basigaye. Nose niba nk'umubyeyi ufite imyaka 30 afite abana batoya, babana none baba basigaye hehe? Babana batoya yabyaye umwana w'imyaka 10 n'ingahe, 15 ingahe, aba ari gusigara hehe noneho? Abazarirwa n'abandi. Kuba nyine wumva ko umwana wawe atarerwa na mukase, ukaba watekereza kwiyahura kandi ufite urubyaro, ufite abana, ni ibintu bibabaje cyane. Nta nubwo mba numva iyo myumvire nta mubyeyi w'umumama cyangwa umubyeyi wese ufite abana yakayigeze. Kuko ubundi wakagombye kubanza ugatekereza ukavuga uti mfite abana banjye, nubwo kanaka wenda mbaniye nabi, nubwo uwo twashakanye mbaniye nabi, ariko mfite abana bagomba kunkomeza, mfite abana ngomba gukorera. Ejo n'ejo bundi mfite abana nzajya nicara nabo bakantunga. Namutwise amezi 9 ndamurera, arakura, mwigisha kugenda, mwigisha gukambakamba, ibyo bintu byose. Ariko nanjye hari igihe kizagira nkicara umwana wanjye akangaburira. Umuhungu wanjye agacanga akavuga uti, abantu bakavuga uti dore umuhungu wa runaka. Uko ibyo bintu njye barumva biryoshye kuvuga ngo dore umukobwa wanjye, ngo dore umuhungu wanjye, mba numva ari ibintu biri hejuru cyane. Kuko rero ntago umubyeyi ari we wese n'urubyiruko ntago ukwiye gufata umwanzuro wo kwiyahura. Ahubwo nekereza ko niba iyo mind wayigize, wakagombye gusenga cyane, wakagombye kwiragiza Imana cyane. Wenda nubwo utaba wemeranga abapasiteri nk'iki, ariko wowe ukigererayo, ukajya wajya mu rugo rusengero ugasenga, ukaba nyine nawe wakigererayo. Niba utemera ngo umuntu araguhanurira ngo ibi birakubaho, igerereyo noneho. Ntutegereze ngo baze bambwire, ntutegereze ngo wenda ngo umuntu aragusengera ibyo bintu bikuveho, nawe isengere. Wowe nyine ku buryo n'uwo mwuka uri kukwinjiramo ukubwira uti byarangiye nta kintu uri bukore. Niba uyu munsi byanze, niba wabuze akazi, ukumva nyine we byanze, ejo ntabwo uzakabona, imyaka ikaza ukumva ntabwo uzagera igihe ukabona ku kazi, ukishamo iyo mind. Ahubwo senga cyane ibyo bintu bikureho. Ubwo uti njye niba ndi gutekereza ibintu bibi, ngomba gutekereza ibintu byiza byangagazaga bikunze. Uyu munsi abana banjye babuze icyo kurya, ejo mu gitondo bazakibona. Ukiremamo ibyo bintu, ukibwira gutyo. Ukwiye kwiganiriza neza, ukwiye kwibwira amagambo mwiza, ukwiye nyine nawe kwikunda, ku buryo utafata umwanzuro wo kuvuga ngo uriyahuye, ku buryo utafata umwanzuro wo kwimanika mu kagozi ukiyahura, gusimbuka mu etaje, kunywa iyo miti ngo uriyahuye, kandi hari abantu wari ufitiye umumaro. So guys, nekereze ko nta muntu ukunda Kistock cyangwa ureba on TV ujya ugira mind yo kuvuga uti ibintu birananiye reka niyahure.
ibyo bintu mubireke. Imana niyo yonyine itugenera igihe tugomba kuvira kuri iyi si, nk'uko nyine ariyo yakugeneye kuvuga uti nubwo wenda amezi 9 ageze, uyu munsi n'iyi saha nibwo uri buve mu nda ya mama wawe. Ni nayo igomba kumenya ngo uzava mu isi ryari. So rero nimugakorera Imana, nimukayikora, ntabwo mbabwiye ngo nimukubaha Imana, ahubwo nimukayorohereza kuvuga ngo reka mve mu nzira hakiri kare. Imana niyo igomba kuvuga ngo runaka itahire, subira aho wavuye. So guys, make sure you subscribe, like, share and comment. Ciao, we love you. MUNTU TV.